ijuru hariyo umunezero uwanyimika ngo ngumutware bonekeki bihugu byose ko nzabure kujya mu ijuru yewe namuhakanira rwose pe yewe namuhakanira rwose pe yewe namuhakanira rwose ijuru hariyo umunezero. Muraho neza nshuti bakunze ibiyogezabutumwa TV, uri mu mujyi wa Kigali, uri mu burasirazuba, uri mu ntara y'Uburengerazuba, uri amajyepfo, amajyaruguru, uri muri diaspora, muri Amerika, muri Canada, muri Swede, turababona uko mudukurikira muri impande n'impande zigiye zitandukanye. Kuko mubizi rero umunsi ku munsi tubagezaho amakuru agiye atandukanye, cyane cyane tukibanda ku gisata cya gospel. Uyu munsi rero turi kumwe na SEP. Iyo wumvishe SEP wumva iki? SEP ni umuryango w'itorero ADPR ubarizwamo abanyeshuri biga muri za kaminuza zose mu gihugu. Aha turi ni kuri ADPR Yerusalemu Paruwasi y'akarere ka Rusizi. Uyu munsi turi mu muhango wo gusezera ku bayobozi basoje inshingano zabo muri SEP Kibogora Polytechnic Rusizi Campus no gusengera abayobozi bashya bagiye gukomeza izi nshingano. Ni mu muhango waranzwe n'ishimwe n'icyizere ku hazaza. Reka tubagezeho uko byari byifashe. Uyu muhango wayobowe na Pasiteri Mushimiyimana Jean Claude, umuyobozi wa ADPR Paruwasi ya Rusizi. Witabirwa n'abanyamuryango ba SEP n'abakristo baturutse impande n'impande zitandukanye. Aho bashimiye abayobozi basoje izi nshingano zabo kubw'uruhare bagize mu iterambere ry'umuryango. Ni mu gihe kandi abayobozi bashya bashyizweho basengewe kugira ngo bazabashe gusohoza neza inshingano zabo bahawe uyu munsi. Rakoze, Yesu ashimwe. Twongere tubashimire ko mubonetse muri uyu mwanya mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda, itorero ADPR duhagarariye muri uyu mwanya tugiye kwinjiramo, kuko izi nshingano zitangwa n'umushumba mukuru, akaba ari we duhagarariye muri aka kanya. Hanyuma nagira ngo twongere tubashimire ko mwaje muri iri teraniro. Iyo tuvuze SEP ni umuryango w'abanyeshuri b'abapantekote b'itorero rya ADPR bakorera muri za kaminuza zitandukanye. Dufite rero abanyeshuri bamaze kuba benshi, kuko baba bavuka mu miryango y'abakristo bo muri iri torero. Abana bacu bagakura bakajya kwiga za kaminuza. Iyo bageze rero mu makaminuza atandukanye, bishyira hamwe bagakora ivugabutumwa ariko rigendeye ku ntego n'icyerekezo by'itorero ryacu ADPR. Uyu mwanya rero nagira ngo mbashime mwese ko mwaje kudushyigikira. Mumfashe gushima Imana, muyikomere amashyi. Reka aba bari ku murongo w'imbere nibo Imana ihaye icyizere, yemeye ko bagiye gukora uyu murimo wo kuyobora muri iyi manda. Iyi komite murabona harimo abasore n'inkumi, basanga harimo n'abubatsi ingo, nabyo biremewe kuko kaminuza iba yigwamo abantu bakuru. Mwami Imana baha umugisha. Nk'itorero rero mumfashe tubanze twakire aba bajene bacu Imana haye icyizere ngo bayikorere. bikozwe ku mugaragaro, bose bagira gute?
murakoze cyane. Yesu abaho umugisha. Ndabashimiye, mwarakoze. Kandi tugira icyo bita poste sepiye, ni ababa barabaye muri sepi igihe kikagera bagasoza kaminuza, n'ubundi baba bagaruka ari abajyanama muri iyi komite cyangwa mu bamambure. Mwami Imana rero abaho umugisha, turabashimiye. Yesu abaho umugisha. Abangaba nibo bahagaze hano. Reka tubaze mu izina ry'ubuyobozi bw'itorero duhagarariye muri aka kanya, niba namwe mwaremeye zino nshingano babatoreye, niba mubyemera muzamura ikiganza. Buri wese azamura ikiganza cy'iburyo. Kandi nk'uko Pawulo yabibwiye Timoteyo umuhungu we, yabyaje ubutumwa, akaba yari n'umushumba w'itorero, yaramubwiye ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga, ku ngeso zawe, no ku rukundo, no kwizera, no ku mutima uboneye. Imana ibaho umugisha kandi izabashoboze. Murasabwa kuba icyitegererezo. Nk'uko muhagaze imbere y'iri torero, turimo tubasabira uwo mugisha. Turifuza ko ikintu cyabanza amagambo yanyu. Murebe hano, amagambo yanyu akwiye kuba amagambo arimo ingeso nziza, amagambo yubaka, amagambo ahumuriza, amagambo ya gishumba. Kuko mugiye gushumba umukumbi w'Imana, muzabazwa. Mukwiye kubaragirana ubugwaneza, ariko mukaba muri babandi bafite n'ingeso nziza. Nyuma yo kuba mu materaniro, nyuma yo kuyobora mu rusengero, ingeso zanyu zimeze gute? Ijambo ry'Imana rirabasaba kuzagira ingeso nziza, kugira ngo abo muyoboye bazabarebereho ingeso zanyu. Hari ihame rivuga ko mu miyoborere ko umwuka uri mu muyobozi niwe ujya mu bayoboye. Nimugira umwuka w'Imana, mukuzura umwuka w'ubugwaneza, w'amahoro, mukagira urukundo rwo gukunda umukumbi w'Imana, izo mbuto nizo muzashyira no mu bo mugiye kuba mushinzwe. Muzagira ingeso nziza, hanyuma muzabe icyitegererezo ku rukundo. Imana irabasaba gukunda. Umwungeri mwiza, Bibiliya iratubwira ngo apfira intama ze. Mukwiye kwitangira abo mugiye kuba mushinzwe, kugera ku rwego biba ngombwa hari umwanya mwigomwa kugira ngo bo bagubwe neza. Mushumba arara yicaye abandi baryamye. Mushumba ntasinzira abandi abayoboye bo basinziriye. Uri gusaba Imana ihishurirwa ryo kugira ngo mumenye uko bizagenda. Umwungeri mwiza arara arota urwura azaragiramo. Murasabwa kuzajya mugira igihe gihagije cyo gushaka ibyabafasha. Mukwiye kuba icyitegererezo mu kwizera no kugira umutima uboneye. Imana irabasaba, natwe turabasaba kugira ngo muzagire kwizera. Muri uyu murimo duhura na byinshi birimo n'ibinaniza. Birasaba ko muzagira kwizera, mukumva ko Imana ibahamagaye ariyo kwizerwa. Mukumva ko niba ari ibikomeye muhuye nabyo, Imana itazabareka kandi ariyo ibahamagaye. Kandi ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izagira gute? Izabikora. Hanyuma Petero nk'uko yabivuze mu rwandiko yanditse, rwe rwa mbere igice cya 5 umurongo wa mbere, shatse twahera ku wa 2, aravuga ngo muragira umukumbi w'Imana, uwo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Kandi yaravuze ngo ndasaba muzabikore mudasaba, mudasa n'abatwaza igitugu abo mugiye kuba muragijwe guhera uyu munsi. Namwe yabibwiraga abashumba, namwe turabasaba ko mugiye kuragira umukumbi w'Imana mubikunze. Se murabyemera? Hanyuma mukazabikora mudahatwa, kandi mukabikora mutabikoresha igitugu, ahubwo
muzabe ibyitegererezo by'umukumbi, kandi umutahiriza naza cyangwa naboneka hari ibyiringiro ko muzahabwa ikamba ritangirika. Ndagira ngo rero tutagiye mu byo kubashyira mu yindi ndahiro, nk'uko mwemeye gukora uyu murimo w'Imana, ndagira ngo mbabaze imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'iri torero, ndabaza Tumayine Didier na Ikuzwe Boneri, Twizere Imana Onesime, Mushimiye Imana Anita na Dufitimana Honorine, Niyonzima Elisa, Dushime Divine, Ndugu Benjamin na Dufiteyesu Giovanni. Ndagira ngo babaze imbere y'Imana n'imbere y'iri torero, yaba itorero ryagutse ndetse n'umuryango wa SEP mubarizwamo, ko mwemera kuzarinda umukumbi w'Imana mukurikije ijambo ry'Imana, kandi mukazabikora mwubahiriza icyerekezo cy'itorero ADPR mubarizwamo, intego yaryo ndetse n'indangagaciro n'imyizerere shingiro. Niba mubyemera muzamura ikiganza cy'iburyo icyarimwe, muvuge muti turabyemeye. Buri wese yivugire ku giti cye ko abyemeye. Murakoze cyane, dukomere Imana amashyi tubashimire. Shimiye, turaguhimbaje ko uri Imana iri muri iri teraniro. Tugushimiye ibihe byiza wateguye muri uyu muryango, muri iyi SEP yo muri kaminuza ya Kibogora. Tugushimiye aba bana bawuhamagaye muri iki gihe. Turagushimye ko wari ubazi twebwe tutabizi. Turabizi ko wowe wari ubafite mu mugambi wawe. Jambo ryari tugaragariza ko nk'uko wahamagaye Yeremiya, waravuze ngo nakumenye ntarakurema, utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, ngo ngushyiraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Natwe turagushimiye, turaguhimbaje ku bw'aba bana bawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe, aba uhamagaye muri iki gihe, ababyeyi babo batarabasama, bataragira n'umugambi wo kubana, wari ubizi ko bazagukorera. Tubatuyeho umugisha, tubarambuyeho ibiganza mu izina rya Yesu. Turasenze ngo Imana ibe mu ruhande rwabo, turabasengeye mu izina rya Kristo Yesu. Bemeye inshingano yo guhagarara umukumbi wawe. Ntabwo babishobora bonyine, ntabwo babishobora bonyine. Tubarambuyeho ibiganza ngo tugisenga umwuka wera amanukire kuri bo, tugisenga imbaraga z'Imana zibe kuri bo, tugisenga ubamanurira ubufasha, tugisenga imbaraga zawe zize zibashyigikire, tugisenga. Iki kiganza tukirambuye nk'abakozi bawe, dukoresheje ububasha n'ubutware uduha, tunahabwa n'itorero, ariko turasenze ngo Imana bari izabashyigikira. Uyu muyobozi mukuru w'SEP ntago yabona imbaraga, ntago yabona ubwenge bwo gukora umurimo, ariko Imana nimuba hafi azabishobora. Turabasengeye bose, tubarambuyeho ibiganza, turasabye ngo Imana ibe mu ruhande rwabo. Uhereye umunsi shyira amagambo y'ubwenge muri bo, uhereye umunsi ubahishurirwa, uhumura amaso yabo, bajye bamenya icyo umukumbi ukeneye. Kandi nibakwambaza uzabitabe, nibapfukama basenga uzabagirire neza. Tubatuyeho imbaraga z'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Uzabahe guhuza, uzabahe kuvuga rumwe, uzabahe kumvikana bitekerezo binyuranye ariko bigamije kubaka. Turabashinganye, turabasengeye, imbaraga z'Imana zibe kuri bo, kandi dusengeye nabo bazayobora, kugira ngo bahereze imbaraga zo kubayoboka, zo kubumvira, kugira batazabananiza bigatuma babikora bagononwa. Turasenze ngo imbaraga zawe zibane nabo, ubagirire neza, ubuzuza imbaraga, kandi uzabashoboze gukora umurimo mwiza. Urakoze Mana, turagushimiye. Haleluya, 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 haleluya. Turasenze ngo uhereye umwanya nibabona ubutabazi buvuye ku Mana, Imana imanukire muri bo. Bari abanyantege nyubaha imbaraga, bagendaga basitara, bahe gukomera muri urugendo, kuko bagiye kuyobora bagenzi babo. Urakoze kuko uri umwami usumba byose. Turagushimye ko ubahaye umugisha,
turagushimye kubashyigikiye. Iki kivi batangiye uzabashoboze, reka haboneke impinduka, reka abatari bakumenya bakizwe ku bw'aba ngaba, nibahinduke umusemburo mushya. Abari batarakizwa bakizwe muri kiriya kigo, bakira ubutumwa bwiza. Imana ishimwe ko ibashyigikiye, ishimwe ko ibahaye imbaraga, ishimwe ko ibahaye umwuka wera, ko ibahaye ubwenge bwo muhagaze gutya mwese. Turabashimiye, umwami Imana abahereza umugisha. Nagira ngo rero mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'itorero dushimire abangaba bashoje ikivi, ariko umurimo w'Imana wo urakomeje. Dufite icyangombwa cyangwa se certificat iriho amagambo yo mu Cyongereza yatanzwe n'umushumba mukuru w'itorero ADPR Reveranda Isayi, kugira ngo dushimire aba bana ko bakoze umurimo w'Imana neza, bahagarariye umurimo w'Imana babikora neza. Nagira ngo rero n'ubundi nkoresha abangaba ne kuvuna bariya bashumba, ahubwo bagumye basengera aba bana mu mitima, buriya bari kubaturaho imbaraga n'amavuta kugira ngo Imana izabashoboze umurimo. Reka nsabe Didier aze ashyikirize, amfashe gushyikiriza Nsengimana wari perezida. David igira hano tugushimire, warakoze. Mugenzi wawe agufashe kwakira iki cyemezo cy'ishimwe. Itorero gushimira neza ko wakoze umurimo w'Imana neza, warakoze cyane. Yesu amugisha. Kandi ni hariya bitangirira. Kasabe Ikuzwe Bonheur wabaye vice perezida, noneho n'ubundi wari perezida cyangwa ubaye perezida ko ari we wari vice, n'ubundi nawe agaruke adufashe kumushima. Yesu abamugisha, mwarakoze cyane. Mugisha James nawe aze afashe cyangwa yakire certificat ye adufatanije na Onesime. Twaganiriye n'umuyobozi uciye igihe atubwira bimwe mu byaranze uru rugendo. Ko nka komite twese ndetse n'ababashe kuba bakora uyu mwaka, twese tubara ko dukwakiye imigisha, kubera ko iyo migisha yose tubonera mu gakiza k'umwami wacu Yesu Kristo. By'umwihariko rero nka SEP, icyo tubashe kuba kubasigira yaba mu banyeshuri twabashije gukora mu ivugabutumwa rihagije, kugira ngo benshi mwabibonye mu gitaramo tuba twagize, twabashe kuba twabona umubare w'abantu benshi cyane bakizwa bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza, bakabatizwa mu mazi menshi cyane. Twabashe kubaka ubushuti hagati yacu bwacu, twabashe kubaka ubumwe haba hagati mu kigo ndetse n'amatorero yagiye atwegereye ndetse atuzengurutse. Twagerageje mu buryo bw'iterambere kugenda twiyubaka mu buryo bugiye butandukanye. Duhamya tudashidikanya yuko SEP Kibogora Polytechnic Rusizi Campus ari aho twavuye ndetse naho ari aho tugeze ugereranyije n'umwaka wari wabanjirije, kuko nanabigarutseho. Twebwe nka SEP Kibogora Polytechnic Rusizi Campus yavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Bivuze ngo uyu twari twakoze handover yo guhererekanya ububasha na ndetse no gushimira by'umwihariko komite twebwe ubwacu, abayobozi bakadushimira ko hari aho twageze dukora, ndetse hakabaho no gusengera indi komite shyashya uko umwaka utashye icyo gikorwa kigenda kibaho. Murakoze. Ni izihe mbogamizi zikomeye mwahuye nazo muri uru rugendo? Imbogamizi zikomeye navuga twahuyemo narwo muri uru rugendo, birumvikana ikintu kijyanye no gutangira. Gutangira byaratugoye, ndetse duhura n'imbogamizi zo kubona abaterankunga bo muri SEP twabanje kubanza kubabura, ndetse no kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa ikirere turimo cya Rusizi, cyane ko aribwo twari tukihagera, ariko ko iminsi yagiye yicuma izo mbogamizi zagiye zikurwaho. By'umwihariko izindi mbogamizi twagira ni imbogamizi zo kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa SEP icyo ari cyo, kuko ugereranyije muri uyu mujyi wasangaga abantu benshi cyane batazi ikintu kijyanye n'ivugabutumwa, by'umwihariko nka kaminuza. Rero nka kaminuza tugeze hano
kugira ngo tubashe kuba twakumvika abanyeshuri biga muri kaminuza babashe kumva bamenye kwakira Kristo, ikindi no kubasha kuba twabasobanukirwa kugira ngo bamenye SEP icyo ari cyo. Urumva cyabaye kimera nk'imbogamizi yabanjije, ariko nyuma byagiye bigenda bikurwaho. Ni iki mwishimira cyane mwagezeho muri iyi? Ikintu twishimira twavuga by'umwihariko nkanjye wari umuyobozi wayo, twishimira sinzi yuko ivugabutumwa ryabunzwe, ndetse ikindi twishimira yuko intego zose twagiye dusetinga, yaba kubwiriza abantu ubutumwa bwiza ndetse n'inkuru nziza ya Yesu Kristo, yose uko twabitekereje byagezweho, nta mbogamizi n'imwe tugira. Ndumva aho umwaka uko twawutangiye tukaba tugeze kuri iki gihe, nta mbogamizi tuvuge ngo twegeze duhagarikwa, twegeze duhagarara, cyangwa twegeze tuvuga ngo turashaka kujya kuvuga ubutumwa ahantu byange. Gusa wenda byagendaga kuri speed nkeya, ariko kuri standard tubona bigeze kuri level twifuza runaka, ndetse izanagomeza guprogressinga. Ni irihe somo rikomeye mukuye muri ubu buyobozi bwacu? Isomo dukuyemo muri ubu buyobozi bwacu twabona icya mbere twabafata nk'abari experience. Ni experience buri uko ugenda ubana n'abantu, ubuzima urabizi, abanyeshuri bamwe na bamwe bari intellectuel, abantu biga muri kaminuza, harimo abakuze, abakiri batoya cyangwa se urubyiruko. Rero uko umuntu agenda ayobora, hari leadership skills agenda againing cyangwa se agenda yunguka. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, uko twayoboraga abandi twagendaga turushaho natwe kugenda twumva ibyo turimo, by'umwihariko nko kogeza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Twabona ko ari experience nziza cyane, kandi ni nabyo koko ni ikigero cyiza gikwiriye, aho itorero ribona ko abana bagera ku icyo kigero cyavuga ati reka abanyeshuri tubashimire, babaye indashyikirwa mu bandi kugira ngo babashe kuba bakogeza inkuru nziza, bagahagararira ADPR urwego rwa kaminuza. Ni ubuhe butumwa mwasigira abayobozi bashya n'abanyamuryango muri rusange? Ubutumwa twagenera abayobozi bashya, icya mbere ni ugusigasira ibyo twagezeho, ikindi cya kabiri ni ukudacika intege, ikindi cya gatatu ni ugusenga, kuko muri ubu buzima ikintu cyabashe kuba cyadushoboza n'ubundi nkigarutseho ni ugusenga, kuko twarasengaga cyane. Rero icyo nabifuriza ni ugukomeza bagasigasira ibyo twagezeho, hari bwa bumwe twubakanye twebwe nk'abanyeshuri muri rusange, ndetse bakiha n'intego y'uko buri munyeshuri wese ubashe kugera muri kaminuza, aramutse adakijijwe yabasha bakavuga ati uyu muntu agomba kuva ahangaha ahavanye ubumenyi, ariko akanahavana amenye yuko agomba gukizwa, akakira Kristo nk'umwami nk'umukiza. Mwiteze iki ku hazaza ha SEP Kibogora Polytechnic Campus nyuma y'ubuyobozi? Ego, ahazaza ha SEP ni heza cyane. Mwabibonye SEP nk'uko mwabibonye, ari igihe abanyeshuri dutangira cyangwa se twatangiye turi abanyamuryango bake cyane, ndetse tukanatangira abantu batabyumva, tudafite n'abaterankunga. Rero twizera tudashidikanya yuko mu myaka nk'itatu iri imbere cyangwa 5 iri imbere, b'abanyamuryango ba SEP bazaba barageze ku rwego rwo hejuru, bariyongereye, ndetse barageze ku kigero runaka, baramaze gusobanukirwa, n'utarasobanukirwa yazaba yarasobanukiwe SEP icyo ari cyo. Mu buryo bw'iterambere tuzaba twarageze ku iterambere runaka, twarafashanyije hagati yacu ubwacu, ndetse tugafasha n'amatora yagiye atwegereye cyangwa se community igiye twegereye. Twizera tudashidikanya ko hari ubuzima buhindura ndetse bwubaka SEP izaba yaragezeho mu gihe cy'imyaka iri imbere. Murakoze cyane ubutumwa mugeneye abakunzi ba SEP mu Rwanda ndetse no n'abari hanze yarwo, mugendane n'Imana. Murakoze cyane, kandi natwe turabashimiye cyane, kandi twumva tudashidikanya ntabwo ari SEP Kibogora Polytechnic gusa, ahubwo twumva buri muntu wese, buri munyeshuri wese ugeze muri kaminuza, kuko SEP ntabwo ikorera muri kaminuza Kibogora Polytechnic, n'ahandi hose mu makaminuza agiye atandukanye hari SEP. Twashishikariza abantu kugira ngo buri wese azagera muri kaminuza yajye agenda aharanire kujya muri SEP, kuko ni ahantu umuntu habona ubuzima bwiza, ndetse agakura mu buryo bwose bwubakitse, yaba mu buryo bw'umwuka wera ndetse no mu buzima busanzwe bwo hanze. Murakoze cyane. Murakoze cyane, reka tubashimire. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Umuyobozi mushya nawe yagaragaje uko yakiriza inshingano ndetse n'ibyo ateganya kugeraho. Turakwakiriye kuri Gezabutumwa TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Rwemarika Tumayine Didier,
icyo mbifurije amahoro ya Kristo ahorane namwe. Didier yaza mu bika byinshi, hari Didier ukomoka ku babyeyi, hari Didier nk'uko mubivuze ubu ngubu wakiriye inshingano, hari Didier wa wundi, byaba byinshi cyane, ariko Didier muri rusange ni umwana mu bana batanu, avuka mu muryango w'abana batanu, rero akaba ari imfura ya se muri abo bahungu afite bose. Afite abahungu 2 n'abakobwa 3. Ni ishema ryacu, murakoze. Ukorera mu itorero ADP. Yego. Ugiye kuyobora iyi manda yose, ni manda y'igihe kingana iki? Manda imara umwaka umwe, ubwo guhera inshingano baziguhaye kugeza inshingano zirangiye muri iki gihe nibwo tuzaba turi kurangiza iyi manda. Mwiteguye mute kwakira izo nshingano? Izi nshingano uko twazitegura ni ubufasha bwa Nyagasani. Tudafashijwe na Nyagasani ntaho twava naho twagera. Hari ijambo kare bigize kumpa, ndavuga ati nimpunyumve nk'umuyobozi, ahubwo mbere na mbere mubanze munyumve nk'umwana uri kuganira n'ababyeyi. Muri uru rugendo rero ntabwo ari twe ba mbere twatangiye iby'uru rugendo. Hari abatangiye, hari abatubwira baratangiye barangije baragwa, abandi barabitangiye babivamo, abandi nyine ukabona ni ibintu bicangacanganye. Rero kwitegura urwo rugendo ni urugendo tuteganyijemo ibisubizo bizima, ubunyerere, ibyishimo, umubabaro, ariko ibyo byose tuzabihuriza hamwe muri Kristo Yesu kandi tuzabigenderamo. Iki kintu cya mbere mushyize imbere ku buyobozi bwanyu? Ubuyobozi bwacu cya mbere dushyize mbere na mbere ni ibintu bikomatanyije. SEP igira intego zihariye zibumbiye mu ivugabutumwa, zikabaho n'imibereho myiza, ariko icyo dushyize imbere ubu ni iryo vugabutumwa mbere na mbere, hakaza hakurikiraho n'intambwe zitasigana. Nubwo mumbajije icyo nshyize imbere, ariko ni ibintu bizajya bifatanya icyarimwe bikajyana mu mujyi umwe. Ubwo ni ivugabutumwa n'amasengesho bifatanyije, ariko tutibagiwe imibereho myiza, haba iy'abasepiye, abaturage baturiye kaminuza yacu ya Kibogora Polytechnique, abo dusengana. Ubwo iyo mibereho myiza nayo ntabwo twayibagirwa mu byo dushyize imbere. Ni izihe ntego z'ingenzi mufite muri SEP Kibogora Polytechnique Campus? Murakoze. Intego dufite zaba nyinshi, ariko ndagerageza gushyiramo nk'ebyiri z'ibanze cyane. Mbere na mbere, intego ya mbere dufite nka SEP Kibogora Polytechnique ishami rya Rusizi ni icyo kwaguka mu buryo bw'ivugabutumwa, mu buryo bw'ubushobozi, mu buryo bw'ibikorwa bifatika, mu buryo kwaguka muri rusange, gutuma duhesha iyo Mana dukorera icyubahiro, noneho n'abo dufatikanyije bakumva yuko gukorera Imana atari urugendo gusa ukora bikarangirira aho bikaguma mu mwuka, ahubwo bikagira impact bisiga mu buzima bwabo bawukora. Rero muri izo ntego dufite kwamamaza ubwo butumwa bwiza, ariko bigira uko bihindura abantu. Ni gute muzubakira ku by'abayobozi bababanjirije bagezeho? Yego, murakoze. Mu kuganira nabo mu bijyanye no kumenya ibyo bagezeho, ni umugisha ukomeye. Imana yarabafashije babigeraho kandi turabinezerewe. Byanga bikunda kuko hari fondasiyo y'aho bavuye n'aho bageze, natwe turabyishimiye. Rero mu kubyubakiraho twifuza kumenya byinshi muri ibyo bagezeho. Byashoboka yuko hari ibyo tutabonye n'ibyo tutumvishe, ariko ni igihe cyabo cyo kubegera tukaganira, tukamenya aho bageze, noneho natwe tukamenya aho dufatira. Rero turitegura neza nk'uko babidusabye gusigasira ibyo bagezeho, natwe twiteguye gukomereza muri iyo njyana. Ni ubuhe butumwa mugenera abanyamuryango muri iki gihe mutangiye? Abanyamuryango, bavandimwe, inshuti za SEP, ubwo ngubwo turabashimiye mbere na mbere ku bw'uyu munsi. Noneho ikindi tuvuga, twese hamwe tuzarangiza uru rugendo amahoro,
kandi haba ibisitaza haba ibyo tuzahura nabyo muri uru rugendo, twe nk'abayobozi twiteguye kubijyanamo byanga bikunda, uko Imana izadushoboza tuzabigeraho. Icyo nicyo twizera, kuko intwaro yo kwizera turumva mu mutima wacu ikiduhata kubamo. murakoze cyane, reka tubashimire kandi tubifuriza amahirwe masa ku rugendo rw'ubuyobozi mutangiye muri iyi manda y'umwaka wose. Murakoze. Twizere ko bizagenda neza kandi Imana izabashyigikira. Azaba ari umugisha n'amahirwe kubagira kandi namwe mwakoze. Abanyamuryango bagaragaje ko biteze ko ubuyobozi bushya buzakomeza gushyira imbere iterambere ry'umuryango n'ivugabutumwa, hubakwa ibyagezweho n'abababanjirije. Aha ni muri SEP Kibogora Polytechnic Rusizi Campus, aho umuhango wo gusezera ku bayobozi no kwakira abashya waranzwe n'ibyishimo n'amasengesho. Abaturage b'uyu muryango bakaba bafite icyizere ku buyobozi bushya. Turifuriza abayobozi bashya imbaraga n'umugisha muri izi nshingano. Mukomeze mukurikirane Iyogezabutumwa TV. Nge twabanye yari Nshimiyimana Jean Baptiste.